ko wari witeguye neza n'umukunzi wawe? Ntabwo nari niteguye pe. Tureke na neza. Ntabwo nari niteguye kuko ibintu byinshi nagiye mbibona. Ibintu byinshi nanabwira abantu nuko ngewe mbona ko nta setup yigeze ibaho ngewe yo kumfasha kubaka. N'ubuntu bw'Imana twagize. Yego. Ibyo numvise madamu nawe yagize byari bidusenyeye nabyo. Ikintu cya mbere twashwanye bwa mbere ntwara n'umugore wanjye. Umunsi w'ubukwe mu gitondo. Yego. Bivuze ngo byari gushoboka cyane ko mwari gusenyera ugitangira. Ye baba we twari gushobora kutarenga umutaro. Oya. Rwose. Ubuntu bw'Imana gusa twebwe bwatubakiye ko ntitwari tuziranye. Ni muri Sunday Park twicaye mu mujyi wa Kigali hano i Nyarutarama. Turabasuje mwese aho muri hose atandukanye abari hanze y'u Rwanda, mukunda by'umweko uyu mugabo utwicaye imbere yitwa Ibert Sugira. Hategekimana njya ngibagirwa. Hategekimana niyo last name yanjye nuko undi nagakuvuga Sugira Hategekimana. Nkunda amazina y'Ikinyarwanda tu. Sugira tugikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Nese mbwira wa mugani ya pourcentage igeze kuri kangahe? Pourcentage we yarazamutse igeze ku ijana. Igeze ku ijana. Igeze ku ijana rwose cyo naracekinze sanga byarazamutse. Mwabiganiriyeho se? Twabiganiriye. Na madamu mubiganiraho. Cyane. Pourcentage turimo turavuga ubushize wari watubwiye uburyo nyine wabaje madamu wawe ubona gukunda ku kiye kigero kuri pourcentage ye. Akubwira 60%. 60%. Arakubwira ati ntabwo ari bibi. Yambwira we kuri we 60%. Yambwiye muri aya magambo ngo Pamar not bad 60%. Ariko ku giti cyawe uhita wumvamo ibindi. Kuko mu ishuri nahoraga ndwanira amanota ya mbere. Numva rero 60 ni hafi ya esheke. Numvise nkubiswe n'inkuba. Mbese ubu ugeje 100%. Niko yambwiye kandi nyine nayo ya mbere ni wari wayambwiye rero urumva nta burenganzira afite bwo kubyanga. Iyo wisuzumye ku giti cyawe wenda umugore I think ko ashobora kuvuga ntako atagize kamera. Kwisuzuma nyine ubundi umuntu yagombye guhora ashaka kwimprovinga. Umuntu wese mu buzima yagombye guhora ashaka kurenzaho gukora ibirenze ibyo yakoraga, ariko nanone iyo ukorera igikorwa umuntu niwe ugomba kuguha amanota burya. Okay, ku giti cyawe nyine nibyo navuga ku giti cyanjye there is always room for improvement. Hahora hari icyo wakakoze. Ngewe uko mbayeho buri munsi mba nshaka kurenza ibyo nakoze ejo harenzaho uyu munsi. Icyo nakoze uyu munsi ejo nkaba numva nshaka kuzakora ikirenzeho, kuko nyine nkuko nabivuze there is always room for improvement. Haba hari ikintu wakakoze kirenzeho, numva rero ngiye mpora nshaka kubikora. Ariko nanone iyo umeze gutyo ushobora gushiduka utishimira ibyo ukora, utishimira ibyo ukora igeraho. Ibyo nabyo si byiza, umuntu agomba kugira balance. Ariko ngiye umbajije nyine nakubwira ni hari byinshi nkigomba gukora. Wenda Sugira abantu benshi cyane bakureberaho, benshi tukureberaho bite n'inama utanga n'ibintu bitandukanye. Iyo kumva ibyo uvuga rimwe na rimwe yagiye umuntu aba yifuza koza ibintu personnel kavuti. Mbwira ni nk'ibiki wenda ku giti cyawe wumva utarakosora uvuga uti ngomba gukosora byanze bikunze? Okay, sinzi impamvu abantu kuba abantu bavuga ngo bandeberaho si bibi, ariko nanone ndagira ngo ngira ikintu nklarifiye. Ibintu byinshi mvuga biba bishingiye ku bushakashatsi, biba bishingiye ku bumenyi, ntago ari experience yanjye gusa. Icyo ngicyo wenda cyo ndagira ngo gisobanure. Nubwo nyine ibyo niga ibyo nkora ngerageza kubishyira mu bikorwa, ariko ntago ibiganiro nkora, ntago ibyo nigisha. Iyo ndimo ndigisha abantu kuko ntanga amasomo, iyo ndimo ndigisha abantu nshingira kuri science, nshingira ku mibare, nshingira ku bumenyi n'ubushakashatsi, butari experience yanjye personnel. Kuko nanone ngiye gutanga experience yanjye personnel gusa naba ngiye gushuka abantu, kuko nta muntu umeze nk'undi. Ariko hari ibintu byinshi burya duhuriraho. Ibyo ngibyo nibyo ngerageza kuvuga. Ngarutse ku kibazo warubajije rero uti ni nk'ibiki ngomba gukora. Ngomba kuimprovinga patience, kwihangana ni ikintu ngomba kurenzaho. Ikindi communication buriya nanjye hari igihe njye nshiduka nkasanga nk'akantu nagakoze ntarabivuga ntaragira aho ngaho n'ahantu nkora ndwana naho. Ibindi
ndumva ari ibyo ngibyo patience no ku improvinga nago ko communication itameze neza ko improvinga ko communication burya no guhozaho guhora ikintu cyose hari igihe nshituka nyine nakoza akantu nkabwira madamu uzi ko ngiye bana nakoza akangaka ngasanga sinene nakamubwiye nitwari twakavuzeho so aho ngaho byo mbona hari icyo umuntu yakarengejeho ariko numva ibindi saba. Mbese muri ibyo byose nicyo ukundira madamu? Hari umuntu uvuga uti nubwo patience yanjye itaragira ku rwego nkunda communication itaragira ku rwego nishimira quand même madamu ukuntu nyine mukundira kintu wenda ko nyitwaraho neza nk'iyo ngiyo nyine we patience iri hejuru cyane communication nayo iri hejuru cyane ni un challenging kuko nk'ibyo ngibyo nyine nuko mbamuna kwihangana kwe kuri hejuru cyane ku buryo ibyo byose mvuga abari mba ndimo ndikompara kuri we kuko niwe tubana ibyo turimo turareba ibyo ngibyo niwe tubana naye gusa ibyo namukundira keretse niba dufite nk'amasaha 5 turayafite ngewe nako nyafite izindi gahunda afite so bimwe mu kintu nuko nyine ari we nahise niwe nahisemo ko tugomba gukorana ubuzima kandi niwe muntu unzi kurusha abandi akanyemera ukundi icyo abandi bambona hano ntago tubana ntago nibaza ko ari we muntu unzi at the lowest kandi akaba yaranyemeye ukundi kuko atari nuko ngewe ntago nzi kwishushanya ntago ukundi ni kundi what you see is what you get ariko nyine umuntu akubona bitewe na environment urimo bitewe na situation urimo turimo turaganira mu kiganiro ntago nzi uko mpera yo mbyutse ibyo ntibyabaho kuko nyine ntaryamye hano ariko umuntu kumenya akakumenya iyo wacitse intege akakumenya iyo wagize inkuru nziza burya hari abantu bishobora kugora kujera weakness cyangwa igihe kibi ariko hari nabo bigora kujera success so umuntu rero ukuzi uri hasi akakumenya uri hejuru akakwemera akakwihanganira muri ibyo byose ntacyo wamunganya nta kintu gito wamunganya byanze bikunze sugira ko dukunda kubona ingo zisenyuka zikiri nto cyane abenshi ugasanga nyine bakuti ntabwo nzi ikintu cyatumye ntanduka n'umugabo wanjye bamaranye amezi genda bazi bamaranye imyaka mike cyane rimwe kumva nta kintu gifatika cyatumye batandukana kenshi wenda kuri experience yawe cyangwa wagiye uganira nabo bihura n'icyo kibazo cyo kubura communication. Ibibazo bisenya ingo ni byinshi noneho na stages ingo zicamo ziratandukanye abantu benshi ro basenya urugo rugitangira biba biturutse kuba batariteguye neza imibare igaragaza ko 75% by'abantu basenya baba bazira kuba batariteguye batari baza abo bagiye kubana nabo batari babasobanukiwe cyangwa batanazi ikibategereje mu rugo kuko 70% by'abantu basenya abari lack of commitment abari kubura kwiyemeza kubaka abantu benshi bajya mu rugo batazi icyo urugo ari cyo mu by'ukuri bakagira ngo urugo ni nabyo njya nkunda kuvuga abantu benshi bategura ubukwe ntibategura urugo ntibategure kubana ugasanga abantu bashyize effort nyinshi bashyize amafaranga menshi bashyize investment nini muri ceremony bakibagirwa ko nyuma ya bwabo ko nyuma ya kanzu y'umweru nyuma ya kote na karuvati byiza nyuma ya amafoto hagiye gutangira kubana kw'abantu babiri ibyo rero iyo mutabitekereje iyo mutabivuzeho iyo mutabihaye umurongo muzagenderaho mu rugo rwanyu iyo muhageze nyine musanga ari ibibazo kubacanga byiza birabananira nyine kwihangana ugasanga abantu barabipfuye ariko icyo nabwira abantu nuko nta kibazo cyo mu rugo iyo mugishakiye igisubizo byabananira mugafashisha abantu kubafasha ibibazo byinshi birakemuka. Nko ku giti cyawe wubatse urugo rwawe wamaze kwitegura neza uri hafi kugera mu myaka 20 cyangwa wamaze kwigiramo simbizi y'urushako wowe nuko wari witeguye neza n'umukunzi wawe? Ntabwo nari niteguye pe tureke na neza ntabwo nari niteguye kuko ibintu byinshi nagiye mbibona ibintu byinshi nanabwira abantu nuko ngewe mbona ko nta setup yigeze ibaho ngewe yo kumfasha kubaka n'ubuntu bw'Imana twagize kuko nyine ngewe nta wigeze unyigisha nta wigeze antegura nta wigeze
ansobanurira ibintegereje mu rugo njyewe personally ntabyo nagize ibyo numvise madamu nawe yagize byari bidusenyeye nabyo kuko abantu bamwigishije sinzi niba narigeze nkavuga ariko ikintu cya mbere twashwanye bwa mbere ntwara n'umugore wanjye umunsi w'ubukwe mu gitondo narakangutse saa 11 ndamubura mpindukiye nkoze mu buriri avuga ko nimeruka naryamanye n'umuntu ari nsanga ngo yagiye gutegura petit déjeuner baramubwiye ngo abantu njyewe ndi umuntu rwose ndarya iyo bibaye ngombwa ariko ntabwo aricyo kintu cya mbere nshyira imbere we ngo baramubwiye ngo umugabo ugomba kumumenyera ifunguro njyewe ndya rimwe ku munsi mu buzima busanzwe ndya saa sita kurya saa sita urumva yazanye ibintu bitamfasheho njye ibyo ni byo batanga muri brad show uyu munsi urumva rero nicyo ndimo ndavuga menya umuntu njyewe ntabwo nigeze nitegura rwose ntawanteguye ntabyo nagize ni ubuntu bw'Imana ni nayo mpamvu wenda njyewe ngerageza gufasha abantu bishoboka kuko nyuma ntangiye kwiga ibi bintu ntangiye kubikoramo ubushakashatsi nasanze nyine 75% basenya kubera kutitegura urumva hari bamwe batiteguye nyine baga muri izo 15% aribo batwebwe tugira Imana turubaka birakomera ariko ibyo ntabwo wabigenderaho nyine kuko benshi kutitegura birabasenyera ugize gutyo ukabyuka ugasanga nta mugore uhari waravuze nose aragiye wifashe gute nyine byaranyobahura urumva kamwe umuntu namuvuze mu buriri ariko yari ari mu nzu ariko nyine ntabwo nishimye kuko kuri njyewe cyari igihe cyo kuba ndaho cyo kwenjoyinga cyo kumana n'umugore wawe nyine we rero yabyutse ngo yagiye kuntekera urumva uko yabitekerezaga ko ndibwishime sinishimye we yarazi ngo ikintu ngiye kukishimiramo sinakishimiramo ubwo nyine turabipfa wese umubwira se ku kanya aho ngaho nibyo nakubwiye what you see is what you get ntabwo nzi oya urumva nyine namubaje aho yagiye abimbwiye namwanise ibyo wabikuye he ko nta kintu bimbwiye urumva njyewe kurya nyine icyo mu gitondo petit déjeuner akenshi sinyifata namenyereye kunywa ji cyangwa amazi nkigendera urumva nyine kuko nyine tutari tuziranye wenda icyo ntabwo yari akizi njyewe nabanye n'umugore wanjye nabaga mu biryo muri Canada ntabwo twagize igihe kinini cyo kumenyana so hari parameters nyinshi zakoze ko atarabizi ibyo bintu ariko buri ibintu byose umuntu acamo hari igihe abicamo kugira ngo bizafashe abantu bivuze ngo byari gushoboka cyane ko mwari gusenya rugitangira baba we twari gushobora kutarenga umutaro oya rwose nibyo nakubwiye n'ubuntu bw'Imana gusa twebwe bwatubakiye ko ntitwari tuziranye namenye n'umugore wanjye aba muri Canada mba mu Bubiligi dukundana iminsi 10 ahita agenda tukajya tubonana rimwe mu mwaka iminsi 10 ubwo twari tuziranye kuri telefone byo kuvugana ariko hari environment nyinshi tutari twarigeze tumenyanamo twebwe tubakiwe n'Imana ni igitangaza ntabwo byakugoye mu mutima cyangwa ndagoye mu Mugore oya ntabwo byatugoye cyane kubera ko again ni ubuntu bw'Imana pe nta kintu nasobanura kuko hari ibintu byinshi cyane byari gutuma ntubaka yewe n'umugore wanjye ariko kubw'Imana turahari kandi hari benshi turimo turafasha mwaje kumenyana hashize igihe kingana iki urumva mwamaze iminsi 10 ufite kuvugana kuri telefone sinzi ko umuntu mamuzanye kamera twebwe twamenyanye kuri telefone twaravuganaga long distance twagize twaravuganaga cyane kamera ndibuka hari n'umunsi twigeze kuvugana amasaha 8 no stop 8 1 2 3 4 5 6 7 isaha ya 8 tuvugana twaravuganaga cyane noneho wenda nubwo tutari twarasobanukiwe ibintu byinshi ariko nta numwe wari urimo urashaka kwigira uko atari nubwo tutabanaga ariko umugore wanjye namumenye kuko ntacyo yampishe ntacyo namuhishe twabaye real icyo wenda gishobora kuba cyaradufashije ko icyo twabwizanyije ukuri gushoboka kuko wenda tutari tunari kumwe ntacyo kubeshya twari dukeneye byari gucamo cyangwa ntibicemo hari abantu bakunda kuvuga ngo burya abagabo bubaka nabinganzwa iki kinago uwo mugani wawe ntabwo ukunda kubyumva uzi ko uwo mugani nawe wumvise yego biterwa na definition y'abahinganzwa nibaza ko ahari icyo baba bashaka kuvuga ari uko umugabo wubaka n'ubakanye n'uwo bashakanye kuko biterwa na definition niba umugabo
bashaka kuvuga ari uwikanyiza ari uwigira ibintu byose it's me and nothing else, it's my way or the highway, ibyo natekereje nibyo bigomba gukorwa, wowe ntiyakubaka rwose. Nizere ko atari uwo bashaka. Naho niba kuba inganzwa ari ugushaka kuvuga kubaha uwo mubana, kumuha agaciro, aho ngaho naba proudly inganzwa rwose. Harya wenda muri Bible haraho Bible ivuga ko umugabo agomba kubaha umugore we cyangwa umugore agomba kubaha umugabo. Cyane mbere yuko abantu bajye gusoma Bibiliya zabo, mbere yuko Imana ivuga ngo umugore gandukiye umugabo, uravuga ngo mugandukirane. Ariko abantu sinzi impamvu ako bagasimbuka, aho ngako baragasimbuka. Mu Cyongereza baravuga ngo submit one to another, ngo mugandukirane. Iryo niyo verisi banza mu Kinyarwanda, ariko ndakeka ko ntabibamo. Bibamo none si Bibiliya y'Ikinyarwanda ko batraduje ko barabikuye. Abafite Bibiliya, reka nze ndebe ko mfite Bibiliya hano, reka ndebe ko ako kagombye kubamo. Ni mu Banyefeso niho byanditse, ako kagombye kubamo, kuko katarimo nyine byaba ari ikibazo, byaba ari version igize. Ubwo wenda ndeka mbe nshaka ndahagarara turaza kukabona, nta kibazo. Wenda umugabo wenda ashobora kugandukira umugore we gute ariko atiswe inganzwa? Kuko abenshi barabitinya, abenshi bati sinzi. Ubwo buriya turimo turavugana twareba ko ibintu byose muri communication nziza umakinga sure ko, cyangwa ugomba kumenya ko icyo urimo uravuga concept urimo uravuga ari nayo ndimo ndavuga. Njyewe sinzi icyo abantu benshi bita inganzwa, keretse niba ari ukuvuga, kuko hari abagabo bikanyiza, ntabwo wakubaka. None se ubundi ngiye njya mbaza abantu, njya mvuga ugiye kujya gushaka umuntu udafite ijambo, waba umuzanye ngo akumarire iki? Umugore cyangwa umugabo uwo mwashakanye aba ari umuntu ubwiye ngo ushatse kugira ngo mukomezanye ubuzima busigaye, mugerene ku byo mushaka kugeraho. Iyo ugiye gukora ikintu, reka ngoye nk'urugero rworoshye, ugiye guterura ameza ugashaka umuntu uza kugufasha kuyaterura, ubundi wagashatse uzi ubwenge, ntabwo wagashatse umuntu udafite imbaraga, wagashatse umuntu ubyibuze mu nganya imbaraga cyangwa uzi kurusha, kugira ngo muyageze aho ushaka. Bivuze ngo niba ngewe ngiye gushaka umugore, nashatse umugore uzamfasha kugera aho nshaka, tuzafatanya, pana kumfasha, tuzafatanya kugera aho dushaka kugera. Uwo muntu rero namushatse ko afite agaciro, namushatse ko afite ibyo ashoboye kumuzana mu rugo tukabana, ntagire ijambo, ntagire icyo ageraho. Ibintu byinshi bikomeye nkora, ibintu byinshi ndimo ndageraho muri iyi minsi, uzi ko ari ideas umugore wanjye yampaye. Nk'ubu hari ikintu nari ngiye gukora mu minsi ishize, ndimo ndakigerageza cyangwa nzengereje, kirimo kirantesha umutwe, hari abantu nshaka ko tugikora nabo hanze. Ama idea amazing, ndavuga ariko mugani kuki ibintu ntari nabitekereje. Ubu ibintu birimo biragenda neza, biraryoshye, birakomeye, ni ikintu kigiye gukomera, kigiye kugira aho kingeza hakomeye njyewe n'umuryango wanjye. Umugore wanjye yambwiye ati ariko wagerageje gutya. So niba rero ibyo ngibyo ari byo bita inganzwa, naba ndi inganzwa nziza rwose. Ari inganzwa ubundi bita ngo cishwa, undi niyo nganzwa, ukora icyo umugore ashaka, ubwo narwo ntabwo rwaba ari urugo, kuko umugabo n'umugore ni partners muri business. Ni abantu bafatanyabikorwa, bafatanyije igikorwa. Iyo ufatanyije n'umuntu igikorwa, ni uko mwese muba mufite icyo muzana muri icyo gikorwa, ntawe wakagombye kuganza undi. Ariko icyo twita ngo umutware w'urugo. Umutware bivuga iki rero? Umutware bivuga responsible, bivuga, ntago bivuga umuntu wicara ngo ibintu babimukorera, bivuga umuntu uhangayitse no guhangayikira ibintu ko bigomba kugenda. Reka nkwereke urugero rworoshye. Perezida wacu siwe muyobozi w'u Rwanda, nta muntu ukora kumurusha. Arara ataryamye, arimo aradushakira abafatanyabikorwa, arimo arashaka, arimo aranegosiya, arimo arashaka ibintu biza. Uwo ni wo mutware. Umutware ni umuntu ukora kurusha abandi. Niba ushaka kuba umutware, niba ushaka kuba umuntu mukuru, niba ushaka kuba umuntu ukomeye ahantu,
bari wowe ufasha abandi bari gukorera abandi niba ari ubutware turimo turavuga kuko abenshi ibyo ngibyo kare mu kanya twari turimo turavuga muri Bibiliya ikivuga ngo umugabo ni umutware w'urugo iki ishaka kuvuga ntabwo ushatse kuvuga ngo ni umubosi w'urugo ushatse kuvuga ngo niwe wakagombye gukorera urugo kurusha abandi kubera ko Yesu bigeze kumubaza yigeze intumwa ze zigeze kuba zirimo zirashwana zirimo yarabumvise barimo baravuga ngo ninde uruta abandi ngo hagati yacu ngo ninde uruta undi arabyumva ngo afata umwana amushyira hagati yabo aravuga ngo ushaka kuba mukuru muri mwe abene nk'uyu mwana ahandi arongera aravuga ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe wa mutware wavugaga ngo nakorera abandi umutware w'urugo rero nukorera abandi mu rugo kurusha nukorera urugo kurusha abandi bivuze ngo umugore niba akora cyane niwe mutware w'urugo umva hari blague yigeze kubaho yigeze kubaho nyine umwana yabyumvise barimo barabivuga ko umukuru ari gukorera abandi ngo bataha mu modoka arimo arabwira mama we ngo uri mukuru cyane mu rugo kuko niwe wakorera mu rugo kurusha abandi urumva rero concept zijya zitandukanye umutware w'urugo yakagombye kuba akorera urugo kurusha abandi yakagombye kuba arajwe ishinga no guteza urugo rwe imbere abagabo benshi rero muri iki gihe ntabwo bakira abatware abenshi ntabwo bahize inshingano umugabo utubahiriza inshingano ubwo nyine aba atakiri umugabo kugira umuntu aba umugabo mwiza rero hari abagabo benshi bagukurikiye akenshi ibiganiro byacu babyumva baryamye mfite témoignage z'abantu iyo tugiye kuryama tubanza gushyiramo ikiganiro cyaba icyacu cyaba icyo ku isimbi cyaba icyo kuri kwa bayago n'ahandi hatandukanye ikiganiro kirekire akamaza kumva akenshi babyumva nijoro baryamye ubwo bushakashatsi bwo narabukoze birashoboka ko umuntu kutwumva muri kano kanya ari umugabo uryamye n'umugore bose bari kumva kino kiganiro umugabo mwiza yakwitwara gute wenda ko harimo abagabo benshi bari kutwumva bari kumwe n'abagore babo ikintu cya mbere kigira umugabo cyangwa umugore mwiza ni ukuba arajwe inshinga no kubaka urugo rwiza si ibyo ukora ni attitude ugira ni uburyo witwara ni icyo ushaka kugeraho umuntu mwiza atangirira mu bitekerezo buryo uko utekereza nibyo bikugira umuntu umugabo mwiza rero ni umugabo ufite ibitekerezo byiza by'umuryango ushaka guteza imbere umuryango ushaka ko urugo rwe ruba rwiza uwo niwo mugabo mwiza noneho bitewe n'aho ari ubushobozi bwe icyo bashaka kugeraho ugakora byose ngo ubigereho uwo si n'umugabo mwiza gusa uwo ni umuntu mwiza kuko umugabo mbere yo kuba umugabo ni umuntu umugore mbere yo kuba umugore ni umuntu mwiza ni iki umuntu mwiza nushaka ko abandi bamera neza nushaka gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo abantu batere imbere ibyo iyo ubikoze in the process nawe utera imbere nawe umera neza umugabo mwiza rero nurajwe inshinga no kubaka urugo rwe ushaka kugira urugo rwiza uwo ni umugabo mwiza kuri njye icyo ngicyo yamaze kumera gutyo ibiba bigiye gukurikiraho ni ukubireba noneho we n'umugore we n'abana be njyewe iyo mvuga kubaka urugo ntabwo ari umugore gusa iyo mufite abana nabo baba barimo twebwe inama zacu z'urugo abana bacu baba bazirimo tugira umwanya tukaganira nicyo ushaka kugeraho ubu ngubu akenshi tugiye kugeza mu gihe cyo kurangiza umwaka tugira family meetings tukicara buri mwana akatubwira umwaka uko wamugendekeye ibyo abona twagakwiye gukora nk'umuryango aho abona nk'ababyeyi tukamubaza twabyifashemo gute nk'ababyeyi twabyitwayemo gute njyewe umugabo cyangwa umugore mwiza ariko wenda kubera ko wambajije umugabo reka buri we nibandaho uwo nguwo urajwe inshinga no kugira urugo rwiza aranacekinga akabaza uko arimo arakora nta muntu buriya biragoye kubona ifoto iyo uyirimo umuntu ureba ifoto akenshi aba ari inyuma uzarebe niyo umuntu arimo arareba nk'ikintu amera nk'uwigiye inyuma gato kugira ngo akirebe neza agire perspective nini niyo mpamvu bijya bifasha kubaza njyewe mbaza abana banjye mbaza umugore wanjye ibyo twatangiye umbaza uti pourcentage igeze he mbikora ngira ngo ndebe se naba ndimo ndatekereza ko ndimo ndubaka urugo ndimo ndagirira neza umuryango wanjye kandi bo atari ko babibona kuko burya iyo gukora ikintu cyiza ni uguha umuntu icyo agukeneyeho ushobora gukora ibirenze ariko ugasanga atari ibyo umuntu akeneye umugabo mwiza rero nushaka kubaka urugo rwe
n'ushaka gukora igishoboka cyose kugira ngo abo babana umugore n'abana be babe improved versions, babe the best they can give. Kuri nge uwo ni umugabo mwiza. Ni umugabo mwiza. Umugore mwiza rero. Umugore mwiza nawe ni ubonye. Umugore mwiza nushaka kubaka urugo rwiza, nukora ibishoboka byose ibyo ashoboye. Impamvu ntarimo ninjira muri detail nuko abantu bashoboye ibintu bitandukanye. Hari umugore ushoboye guteka umugabo atabishoboye. Uzi ko hari abagabo bateka neza kurusha abagore babo. Umugabo mwiza muri icyo gihe numaking sure ko urugo rwe rurya neza. Niba bivuze gushaka guteka cyangwa we guteka, ibyo ubwo nari nifasha akantu kamwe abantu bajya batindaho, bajya bagira. Umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza nukora ibishoboka byose kugira ngo umuryango we umererwe neza. Sugira uwatangiye ko umugabo mwiza ryari? Ntekereza ko nabitangiye igihe natangiye kubaza ibibazo bambwira ibitagenda nkabikosora. Yego. Mbe ntabwo ari umugabo mwiza? Ntabwo ari umugabo mwiza nyine kubera ko nikoraga ibyo nshaka. Nikoraga ibyo ntekereza ko ari. Icyo kuko nibyo nakubwiye, niyo wize cyangwa iyo ukoze akazi, iyo wenda abacuruzi cyangwa abantu bajya bagira amasoko, iyo ukoze isoko ukarikora wowe wumva wakoze ibishoboka, ariko iyo bagusinyiye ko waderivarinze neza nibwo umenye ko akazi wagakoze neza. Iyo utari umugabo mwiza wenda nawe ukabyiyumvamo, umutima wawe ntabwo kurya ukabuti, nyamara ugomba guhindura. N'ubundi nibaza ko nkanjye njya kujya kubaza icyo kibazo nyine nuko ubu bibona iyo ibintu bitagenda neza uko ubyifuza urabibona. Niba utari umugabo mwiza, icyambere niba utari umugabo mwiza ku mugore wawe, icyo utanga burya nicyo ubona. Icyo wagakeneye cyangwa icyo wakwifuje ku mugore wawe nawe ntukibona. So ibintu byose ubuzima cyangwa relationship ni igikorwa ngirana. Ibyo ukorera abandi nabyo bagukorera. So niba utari umugabo mwiza, umugore wawe nawe ntago azaguha ibintu byiza. So urabyumva urabimenya. Ni nayo mpamvu kuri nge umuntu wikunda kurusha abandi yakabaye umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, kuko icyo uha abantu nicyo kikugarukira. Mu gihe utari umugabo mwiza, tubyite gutyo, mu gihe utari umugabo mwiza ni nk'ibiki navuga ngo wari waramisinze waje kubona nyuma n'iki byari byaragucitse. Ikintu cya mbere cyari cyarancitse ni ukubakana n'umuryango wanjye. Ibintu byose nageragezaga kubaka, ibintu byinshi nakoraga icyo gihe mbere yo gutangira gukora ikintu nk'umuryango nabikoraga njyenyine. Abantu b'agaciro karuta k'abandi mu buzima bwanjye ntabwo ari bo twubakanaga. Ubu ngubu rero icyo cyarahindutse. Ubakanaga n'abandi? Ntubakanaga n'abandi bose babonetse, aba partners, business partners, abo twabaga dukorana mu bintu bitandukanye nakoraga, ariko ugasanga umwanya munini ntabwo umuryango wanjye ari ufite, kandi icyo ndimo ndakorera aribo ndimo ndakorera. Ariko uyu munsi ibyo nkora, yaba izo course twatangaga, yaba i Kigali Family Night igiye kuza n'ibindi byose, umuryango, umugore wanjye n'abana banjye nibo ba mbere tubikorana. Icyo cyo rero kuba icyo nkora cyose turagikora nk'umuryango, nta kintu na kimwe ngikora njyenyine. Ibintu byose icyo nkuramo nuko ninagera igihe cyo gukura nshaje ko nta muntu uzaramba nk'umusozi, nzi ko ibyo nzaba naragezeho byose tuzaba twarabigeranyeho nk'umuryango, bizasigara mu maboko meza. Yego. Kuko wabatoje, kubera ko twabikoranye, ni igikorwa twakoranye. Yego. Mbwira, uvuze ngo Kigali Family Night ni igikorwa navuga ngo mugiye gutangiza cy'imiryango. Kuki imiryango uyu munsi? Kuki imiryango? Kuki kino gikorwa? Iki gikorwa ni ukubera ko agaciro k'umuryango nk'uko nabivuze, umuryango na constitution yacu, itegeko nshinga ryacu riravuga ngo mu gika cya 18 niba ntibeshye ngo umuryango nirwo rufatiro rwa sosiyete nyarwanda. Bivuze ko niba ikintu ari rwo rufatiro rw'ibindi byose, niho u Rwanda rwubakiye. Umuryango kuri nge niyo asset ikomeye igihugu cyacu gifite, ariko sinna kuri ngewe, nibyo constitution yacu yavuze. Dutora itegeko nshinga nibyo abanyarwanda twavuze. Twaravuze ngo ikintu cya mbere tugiye guha agaciro ko nicyo tugiye twubakiraho u Rwanda ni umuryango. Niba rero tubivuga ariko ukaba usanga imbaraga tubishyiramo
ko tubikora ikibazo kivutse imbaraga twakagombye gushyira mu kurwana n'iryo reme n'iryo fatiro ry'igihugu byagombye kuba imbaraga zose. Wenda muri Kigali Family Night abantu bitegemo iki? Abantu bitegemo ikiganiro, kuzagira ibiganiro, kuzagira ahantu heza ho gusohokera nk'umuryango, ari ababubatse, ari abatubatse, ingaragu, abatandukanye, abakibyibazaho, twese umuryango tuwubamo, tuwuvukiramo, tuwukuriramo, tukawukoreramo, twese turatumiwe kuzaza kugira ibihe byiza. Tuzagira ibihe by'ibiganiro iruhande rw'umuryango, tuganira ku muryango, ariko habemo entertainment, habemo gusangira, bizaba ari ibintu byiza umuntu wese azajyamo akibonamo. Tuzajya tugira abantu batandukanye, tuzajya tugira topics zitandukanye ku buryo abantu bazabizamo hazaba ahantu ho kwigira ariko n'ahantu ho kwidagadurira nk'umuryango. Nabonye harimo ibintu bitandukanye, nibyo ni no kwishyuza n'ibihumbi 25. Yego, bizatangira ku itariki yihe? Bizatangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2023, ariko ni igikorwa kizagihora kiba buri kwezi. Ubu kizaba ari kuwa 4, bizatangira mu saa 11 za nimugoroba tugeze nka saa 3. Hazaba harimo ibi byose, harimo ibiganiro. Kwishyura mu by'ukuri abantu bazishyura kuko ariko bazaba bishyura nk'isahani yabo bazaba bagiye gufata, kuko tuzagira amafunguro. Hoteli tuzakorana ya parking yaraje, turapatinaringa, tugerageza kurebera hamwe uburyo byaba ibintu byiza ariko nanone bitabaye umutwaro munini ku miryango, kuko niba ari 25 ku muntu, uvuga ko umuntu uzazana n'umugore we cyangwa umugabo we ari 50,000, ntabwo ari amafaranga make, ariko nanone ukurikije ikizaba kirimo kuza gusangira, kuza gusabana, kuza kwiga no kuza kuganira ku by'umuryango, ari ryo shingiro ry'igihugu cyacu. N'amafaranga abazabishobora rwose nababwira bakaza, ariko n'abatazabishobora cyangwa n'abatari hafi ntago bazacikwa, kuko igikorwa kizaba kiri online, kizaba kiri live. Ariko nyine kuba live na kuba online, nubwo iki kiganiro wenda kiri online, ntabwo experience na environment ntabwo ibyo ngibyo biba bitandukanye. Uzabishobora, uzaba afite ubwo bushobozi, afite umwanya, muzaze twizihize umuryango, turyoherwe, dusohoke, twishimane n'imiryango yacu. Ndashaka umbwira kintu mu buryo burambuye. Byanze kuza umuryango utangirira ku musore cyangwa umukobwa mu guteretana kwabo. Uko umusore agenda akajya gutereta umukobwa, ubundi ibyo tumenyereye muri sosiyete zacu, biragoye ko wenda ubona umukobwa ugiye gutereta umusore. Ni nk'ibiki navuga ngo umusore yagakwiye kureberaho kugira ngo aterete umukobwa? Umukobwa ni iki yagakwiye kugendera kugira ngo yemere umusore, bakore rwa rugo ruzagende neza, bagire umuryango mwiza, barambane, n'igihugu kigende neza, nawa muryango ugende neza? Hari ikintu wenda mvuga ku icyo kibazo nyine, iyo wakimbajije ngomba kubibona ngisubiza mu buryo mbibonamo, wenda abantu bazageraho sinzi niba bazabirambirwa, ariko ushaka umuntu wakiriye cyangwa wemera uko ari, udafite icyo ushaka kumutinduraho, kuko iyo ukunda umuntu byanyabyo umukunda uko ari. Ushaka umuntu urambagiza umuntu, yaba ari umuhungu ugiye kurambagiza umukobwa, yaba ari umukobwa ugiye kwemera umuhungu. Wemera umuntu ntacyo urimo uragerageza kumuhinduraho, kuko iyo wemeye umuntu ariko wumva hari icyakagombye kubanza guhinduka kuri wo kugira ngo mubane neza, si wowe umukunda icyo ari cyo cyose, yaba inyuma yaba imbere. Niba utankunda uko ndi, ndeka, kuko hari abandi bazankunda uko ndi. Ntushake kubana nanjye, ntushake kubana n'umuntu hari ibyo ubona byagahindutse kugira ngo umubano wanyu ugende neza. Ntabwo uwo muntu ari we ubukunda, haba ari version y'uwo muntu ukunda itariyo. Ibyo rero biba bizageraho bikazana ibibazo ushobora kwirinda. Warumbajije uti ni cyo umusore yareba? Reba umuntu wibonamo utamusabye guhinduka kugira ngo mugumane, ariko nawe udakeneye guhindura uwo uri we kugira ngo mubane nawe, kuko iyo hagize ukenerwa guhinduka, umubano ntabwo aba ari real, haba hari ikintu cya fake kirimo. Ikintu cyose cyubakiye ku kinyoma rero ntabwo gikomeza kigeraho kikikora. Ariko hari imico runaka umuntu aba akwiye guhindura kugira ngo bihure na mugenzi we. Of course nibyo nahoze nkubwira mu kanya ko buri muntu wese agomba kuba afite kwihora y'improvinga, ariko ntango guhinduka k'umuntu yagombye kuba condition.
umuntu yagombye guhinduka kubera ko ashaka guhindura no kuimprovinga no gutera imbere no kuba umuntu mwiza ariko iyo ntiyakagombye kuba kondisiyo kugira ngo mubane iyo bibaye kondisiyo biba bigiye kuzaba ibindi bishobora kubamo ikibazo kuko bidahindutse se byagenda gute sugira nese ujya nko kurambagiza nk'umugeni wawe ntabwo ari kumuguti ndifuza rero ko ujya uvuga cyane nkunda abakobwa bavuga waramukunze mu bindi byose ariko wenda ntabwo avuga cyane ndifuza rero jya ugerageza kuganira n'inshuti jya ugerageza kugira inshuti jya ugerageza kujya mu bandi wenda kugira ngo ibintu bizanagende neza nk'icyo ngicyo ntabwo wagikora nese reka mubaze Gerard uvuze ikintu cyiza uravuze ati ngiye nkunda abakobwa bavuga ariko wowe ntuvuga none se wagiye gushaka abavuga uranshaka njyewe nicyo nakubwira oya nibyo ndimo ndavuga wankunze ariko hari version ushaka kubona yanjye ntafite itariyo niyo ukunda niba umbwira ngo ukunda abakobwa bavuga kandi ngewe unsanze ntavuga ugiye kurikiraho pressure yo kuba wowe ushaka kumba we kandi nta muntu wakagombye guhinduka Gerard ahindukira umuntu ngewe ngomba guhinduka iberi sugira hategeka Imana kuko nshaka kuba an improved version yanjye nkabikorera nge abandi bazabibenefisiye abandi bazabyungukiramo ariko guhinduka kwanjye ni kwakagombye kubera abandi byagombye kubera ko ngewe mbona nkabona iberi hari ibyo ngomba gukora ntabikorera abandi igihe cyose uzahinduka kubera abandi uzaba uri muri yica wowe indani bizakuvuna ariko nta nubwo bizaba sustainable ntabwo byakome ikintu udakoze ugikorera wowe ntabwo uzakigumamo bigenda gute rero niba nk'ikintu navuga ngo umukunzi wawe yagapfa reka byite uwo muteretana cyangwa n'umugore n'umugabo wawe yagakwiye guhindura ureke ko bimubwira ngo utamujena se nibyo nakubwiye abantu bakundana abantu babanye turetse n'abakundana byo gushaka kubana n'ubucuti n'abantu mubana ku kazi hari igihe ubwira umuntu uti iki ngiki ukimprovinze byakumerera neza ariko guhinduka k'umuntu bibe ko wamusobanurira akabyumva nawe akabihitamo atari itegeko ntabwo nibyo navugaga ntabwo byagombye kuba kondisiyo kugira ngo ubane n'umuntu ariko nyine iyo ukundana n'umuntu ushobora kumubwira uti nyamara aka kantu ugakoze byakumerera neza ngewe nimba convinced ko ibyo wambwiye ari byo nzahinduka yego nuko wabimbwiye ariko nuko nanjye nabyemeye atari pressure umubano wose ugiyemo pressure ubuzabemo ikibazo byanze bikunze rwose okay mbwira muri experience wenda navuga ngo wahuye nayo muri runo rugendo rw'ibiganiro wagiranaga n'abantu navuga ngo byari bimaze amezi ukorana n'ingeri zitandukanye abantu ku giti cyabo imiryango umugabo n'umugore cyangwa wenda n'abana simbizi niba barazagamo ni iki navuga ngo experience wakuyemo ni iyi utajya wibagirwa experience nk'uko nabivuze ndumva nabikomojeho gato experience maze gukura kugeza gufasha imiryango ikintu kimwe mu bintu nakuyemo nuko abantu ibyo bakora byinshi bitagenda ari ukutamenya abantu bazira kutamenya abantu ntago ari babi abantu ntago badashaka ntago ari buretse ko wenda ntigeze nanatekereza ko ariko bimeze ariko ubu noneho ubwo naranabyemeje abantu batubatse neza abantu badafite imibanire myiza badafite relationship nziza akenshi si uko baba batabishaka nuko baba batabizi iyo abantu bahaye ubumenyi iyo abantu bagize ubumenyi bwa nyabwo buzima kwari ubumenyi hakaba n'ubumenyi butari bwo ushobora kugira it's one thing to have knowledge it's one thing to have right knowledge kugira ubumenyi bwa nyabwo buzima iyo abantu bagize ubumenyi bwiza ubumenyi buzima ubuzima bwabo burahinduka yego ni ubuhe buhamya navuga ngo bwagutangaje byanze kunze mwaraganiraga aba ari bwinshi ubwo barimo ndatekereza ubwo mvuga uyu munsi kimwe mu bintu byigeze kunkoraho mu minsi ishize nuko twigeze kuganira n'umuntu sinzi niba ubushize narabivuze ubwo niba ari byo navuze nuko hari ikintu kamwe mu cyankozeho nigeze kuganira n'umuntu turimo turaganira bisanzwe natangira gukora ibintu kubikora nk'akazi ko gufasha abantu mu bintu bijyanye n'imibanire ariko ari umuntu w'inshuti turaganira arimo arambwira ibibazo byo mu rugo ambwira ko ashaka gutandukana n'umugabo we yari umudamu turaganira rwose bisanzwe hashize igihe arambwira ati burya twavuganye nari maze iminsi 2 ndi muri hoteli naravuye mu rugo ari wowe muntu wa nyuma mpamagaye ngo ashyireho kashe
ko urugo ngomba kuruvamo ntarazarusubiramo tuganira rero ngene namubuje namwanire reka nago gutandukana urumva je sinari mbizi ko yamaze kuva mu rugo arambwira ati burya twamaze kuvugana mfata ibikapu bwanjye nsubira mu rugo icyo gihe bari bataranabyara bamaze kugira abana babiri bafite urugo rwiza ejo bundi yarambwiye ati iyo ndebye aba bana nibuka ko nari ngiye kwibuza kugira umunezero wo kuba umubyeyi urugo rwe rumeze neza icyo ni ikintu cyankozeho cyane kuko nta nubwo nabikoze mbizi twaganiriye n'umuntu mubwira uko ibintu bitekereza bikiza urugo rwe abo rero bo ni benshi cyane mu bihugu bitandukanye hari abantu bajya batubwira ati nuza muri iki gihugu ntuzajye kuba muri hoteli uzaze iwacu tukwereka umunezero waduhaye biranshimisha cyane iyo abantu bambwiye ntago yavuganaga n'umugabo we ntago yari yishimiye umugabo we ntago yari yishimiye umugore we urugo rwabo rwari rugeze at the brink of divorce ubu byagenze neza dufite témoignage nyinshi ubwo gufatamo imwe ibyo ni iby'urugo hari company nyinshi dukorana mu bijyanye relationship ngira hari ziri personal ziri professional ugasanga abantu nk'abantu bambwira ati twuprovinze communication ejo bundi hari umuntu wambwiye twiga communication n'umuntu wari muri course izi course twari tumaze igihe dutanga yambwiye ukuntu byahinduye communication ye arambwira ati ntago nakomunikaga nahoraga mpfa n'umukozi wo mu rugo nza gusanga ikibazo kitariwe ikibazo cyari nge ntabwo numvaga ko abantu bumva ibintu bitandukanye ati rero ubu iyo mubwiye ikintu nsigaye mubwira ariko maze kubwira iki nsubiriramo ati 90% ibyo nsubiramo nsanga atari byo navugaga ati nkahita mubwira ntoya ibyo wumvise si byo nyine nashaka kuvuga rero bundi nyine ngo yabwiye umwana umufasha mu rugo umwana cyangwa umuntu umufasha mu rugo gukora ikintu asanga icyo yari yumvise kitari aravuga ati twari gushwana twari kuza gutongana ko nari kuza ngasanga ibyo yakoze sibyo nari namusabye gukora urumva rero ubuzima bw'abantu bugenda buhinduka buba bwiza kurusha urumva amakimbirane yavuyeho sinamakimbirane gusa ubo washoboye communication yagenze neza ubona icyo ukwiye ubona icyo ushaka hari ibintu byinshi bigerwaho communication idameze neza yica ibintu byinshi isenya ibintu byinshi igihugu company ishobora gusenyuka neza Gerard tuvuga communication abantu benshi hari ikintu batazi iyi bombe ya Hiroshima uzi ko kuyitera byavuye kuri miscommunication abayapani bavuze ikintu wenterpreteraga abanyamerika akibabwira mu buryo butandukanye icyo abantu bavugaga abandi si cyo bumvise bizana uzi ko kugeza uyu munsi ingaruka z'iyo miscommunication zigihari abantu barapfuye wenda ntago miscommunication yanjye izageraho kubera ko business cyangwa dossier handling zitagezaho kwica abantu ariko ibyo nabyo birashoboka bitewe na position umuntu arimo ushobora gufata icyemezo kivuye ku makuru atariyo kubera ko miscommunication yabayeho bivuze ngo miscommunication ishobora gusenya urugo rukarangira umva ntago ari urugo gusa company ishobora gusenyuka kugeza ku munota wanjye ibintu byose kubera ko communication itagenda sugira reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu rero tunagushimire cyane ku musanzu wawe byumwe ko ubutanzi biciye muri kino kiganiro nkuru yanjye tuganira abantu benshi cyane byumwe ko abagore baza barira bati twebwe abagabo baratunaniye narebye ku biganiro nari ndimo ndascrolling ndavuga Gerard azatuma abantu batekereza ko nta muntu ubatse neza uba hari no twaganira ku munsi w'ejo noneho we aravuga ati nta mugabo mwiza nzi ku isi ubaho ati nta mugabo mwiza nzi ku isi ubaho yavugishije ukuri ko yavuze nzi yego azi abagabo bahuye yego nibazi ibyo yavuze nibyo kuko nawe umenya abagabo bose abuzi nabo mwaho ubona atari ikibazo nyine nkanjye ubu umugore nzi n'uwanjye njyewe abagore cyangwa abagabo mbamenya kubera ubushakashatsi umuntu udakora akazi nkora nta bandi ntiyabamenya njyewe nkora ubushakashatsi ndeba imibare ndeba ubushakashatsi abandi bakoze ngendera kuri siyanse nzi wenda njyewe mfite akundusha abantu ariko none se umugore uzi mu by'ukuri Gerard no twashaka nuwo mwashakanye ni uzi ni nawe ukuzi nawe mpamvu navuze ngo icyo nkundira umugore wanjye nuko nzi wese akaba yaranyemeye uko ndi uwo rero rwose ibyo yavugaga nibyo ntago yabeshye unfortunately wenda abagabo bahuye nabo si beza
ariko muri rusange ngo abagabo bafite ikibazo oya nta njya mbibona muri comment nyine nibyo ndimo ndakubwira Kigali Family Night turashaka kuzana abagabo bubatse neza n'abagore bubatse neza kugira ngo dutange indi perspective dutange indi sura kuko abantu koko hanze aha baravuga bati nta rugo rwiza rubaho ntibibaho ingo nziza ziruzuye Gerard nziza pe kuki mutajya hagaragara ubu nyine twaje ahagaragara ubu twaje ahagaragara Kigali Family Night ni abantu umuntu wese uzaza muri Kigali Family Night azaba afite ikintu kiri positive aje kuduha atubwire ko agikora atubwire nuko agikora n'abari negatifu nabo baze n'abari negatifu baze bige babone kuko nta muntu ushaka kuba negatifu Gerard abanyarwanda bavuga ngo uburiye umubyizi mukwe ntakabatagize nta muntu ushaka kubaka urugo rumwe buriya nta muntu n'umwe okay ni bake wenda ushobora kujya kubaka urugo afite izindi nyungu akurikiye umuntu ugiye kujya gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore yishakira visa uwo si urugo rwiza ashaka arishakira visa icyo kirumvikana ariko abenshi bajya kubaka bajya kujya mu murenge abantu batanga amafaranga menshi abantu bafata inguzanyo muri banki kugira ngo bakore ubukwe abantu benshi ubundi babikora bashaka kubaka neza ni ukutamenya rero ni ukutamenya ko bishoboka ni ukutamenya uko bikorwa niyo mpamvu abantu bamwe batubaka ariko rwose Gerard ingo zubatse neza zirahari kandi nyinshi Kigali Family Night rero izazizana abantu bazagira ubuhamya kuri iki gice cya mbere tuzaba turi kumwe na Pastor Hortense azaza tuganirize tuzaba turi kumwe n'abantu couple abantu bakunda cyane yangarambe aho ngaho bazaza batwereke tuzaba turi kumwe na Tom Close Dr Muyombo Thomas nawe aze agira icyo atubwira nk'umu-artiste nk'umuganga nk'umupapa nk'umugabo mu rugo bize ko azazana ariko n'umugore we urumva n'ikiganiro ni umugoroba w'umuryango ni umuryango si n'umugore gusa n'abana ariko tuzagera n'igihe rimwe tuvuge kuri single tuzagera singles night I think niba ntibeshya ndumva ari nko mu kwa gatandatu aho tuzaba tugeze tugira igihe natumira umuntu wese wenda dusoza wubatse utubatse wasenye uwo byananiye ukibyibazaho utabyemera ejo bundi navuganye n'umuntu arambwira ngo marriage is a scam arambwira ngo kubaka urugo ngo ni scam abo bose bazaze tubaha indi perspective none icyemezo bazagifate bafite amakuru yuzuye ntibafate single sided story ntibafate igice kimwe cy'abantu batubaka cy'abantu binanira reka duhe chance nabubaka neza batubwire uko babigenza twumve niba natwe tutagira icyo twigaho kugira ngo tugire icyo tugeraho natumira abantu bose rwose bazaza tuganira muze kabisa muri Kigali Family Night bizaba biryoshye muri parking bizatangiye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 ni kuwa 4 w'icyumweru gitaha kubumvisha ikiganiro kumugoroba yego wakoze cyane murakoze cyane Gerard kandi nawe ndagushimiye kuri contribution guha ijwi abantu benshi tujye tumenya dushima abantu bagihari ntituzategereze ko ujya mu bindi guze tuvuga ngo ibiganiro bya Gerard byaradufashaga rwose ukomeze kandi ngewe ndanagushimira personally kuba nyine umpana iyo opportunity kugira ngo abantu batumva ko ibintu byose bipfuye so thank you very much thank you too.